Uyu munsi turi ku itariki 18 Mata mu mwaka wa 2025. Iyi nkuru rero ni inkuru y'akababaro ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi barimo baragenda bayibazaho. Impamvu mvuze rero ngo ni inkuru y'akababaro nuko kuri ubu ngubu uwitwa Vestine ndetse na Dorcas ntabwo bakiri itsinda. Kuri ubu ngubu Vestine yamaze gusezera muri MIE Empire. Hanyuma rero Irene Murindahabi muri iyi minsi biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane ko ari mu gahinda gakomeye. Ni ibintu birebire rero mumfashe tubyinjiranemo muri ubu buryo. Gusa mbere na mbere mbanje kugusuhuza kandi nkwifurije amahoro y'Imana gakomeze abane nawe impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda uherereye hanze yarwo. Nkwifurije kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane. Nguhaye n'ikaze kuri Admount New. Ahangaha tugenda tuganira amwe mu makuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amakuru ya entertainment, amakuru yo mu buzima busanzwe, niyo tugenda ngukusanyiriza nyuma nkayazana tukayaganiraho umunsi ku wundi. Niba wisanga mu byo dukora ntugende udakoze kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero ku mbuga nkoranyambaga ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo biribaza cyane ku umubano wa Irene ndetse n'aba bana babiri b'abakobwa Vestine ndetse na Dorcas. Murabizi ko aba bana n'ubundi batangiye baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aba bana bari abadeperi. Mpamvu mvuze ngo bari abadeperi nuko kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Vestine ntabwo akiri kubarizwa muri adeperi. Iyi ngiyi rero iri no mu mpamvu ikomeye cyane abantu barimo baragarukaho cyane kuba yaravuye muri ADPR. Ni ibintu yashwaniyeho na Irene. Uyu mukobwa Vestine murabyibuka neza ubwo aheruka gukora interview bamubajije ku bijyanye n'umugabo we. Baramubaza bati se uriya mugabo wawe bimeze bite, ni umwadeperi cyangwa? Aravuga ati reka ntago ari umwadeperi. Icyo gihe yarabihakanye avuga ko atari umwadeperi, gusa aravuga ngo ni umukristo, ngo yizera Imana. Aravuga ngo nzamwubaha, nimara kumwubaha nubahe n'Imana. Ntabwo yigeze avuga ikindi kintu nyine ngo azubaha ibyo bya ADPR, ibyo by'iki ntabwo yigeze abishyira kuri liste. Hanyuma rero amakuru ahari ubu ngubu baravuga ngo umugabo wakimara gusezerana yahise amukorera akarisite k'ibintu adashaka, atamushakaho, amubwira ati ngomba kukubona ugaragara gutya. Niyo mpamvu Vestine yahise afata umwanzuro wo kuvuga ati niba niriyemeje ko nzamwubaha ngomba kubikora. Ava muri ADPR aragenda. Amaze kugenda ahita atangira nyine, murabizi twabigarutseho cyane, ibyo kwisukisha, ashyiramo ibisuko bitandukanye mu mutwe. Kandi nawe urabyumva, uramutse ukundanye n'umukire noneho ukuruta, akaza agafata ababyeyi bawe akabimura akabakura mu ntara akabazana mu mujyi wa Kigali, yabubakiye inzu nziza cyane. Ntago nawe nta burenganzira ufite bwo kuba wamusuzugura. Uko byagenda kose uba ugomba kumwubaha, cyane cyane ko Vestine we n'ubundi ntari ikibazo na gitoya bimutwaye. Kuri iyi mihanda rero barimo baragaruka ku makuru avuga ko uyu mugabo wa Vestine Odrago ngo akimara kuba yasezerana nawe yahise amusaba bimwe mu bintu byinshi cyane agomba kuba yahindura. Mu byo guhindura rero yamusabye kuba yahindura nyine uko agaragara, amusaba kuba yajya yitera utuntu tw'utu make up, amusaba nyine kuba yasa neza nyine nk'abandi bakobwa nyine muba mubona baba bagenda batwika ibintu by'ubwadeperi ngo ababyikuyemo. Hanyuma bajya basenga ariko apana kugendera ku madini cyane cyane ko uyu mugabo we nawe ni nkaho nta dini agira nyine. Ntabwo wamubona yagiye gusenga nyine ngo uvuge ngo afite nk'idini runaka nyine nawe asengera aho abonye gutyo. Pfa kuba nyine ari umukristo, ngo yizera Imana gusa. Ibi ngibi rero nibyo umugabo wa Vestine yaje arangije abishyiramo uyu mukobwa. Uyu mukobwa nawe abyumva muri uwo mujyo nyine, aravuga ati nubwo nguko nyine niba nariyemeje kubaha umugabo niyo gahunda. Kandi nanone twibukiranya ko kwa Irene ahangaha Vestine yaririmbiraga we na Dorcas baririmbaga nyine nk'abadeperi. Wabonaga ko bagaragara nk'abadeperi, agasatsi bakogoshe neza kameze neza, n'imyambaro ubona ko igaragara nyine ko ari abadeperi. Noneho sasa Irene ngakimara kubibona yahise yibaza ukuntu yazongera kuvugira Vestine ati ngwino uririmbe ndetse uririmbane nyine na murumuna wawe, mu gihe abantu barimo baramwibazaho ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ADPR yamaze kuyivamo byagenze bite. Hanyuma yakongera akagaruka yarihinduje uko abantu bamuzi, uko bari bamumenyereye atari ko akimeze. Ibi ngibi biragenda biba ikibazo gikomeye cyane kugira naho Irene yasabye Vestine kuba yakuramo ibijyanye n'ibisuko yishyizemo. Aramubwira ati ihangane rwose ibyo biboro bikuremo, ugume ugana agasatsi kawe, ukomeze use nk'uko wasagurike kwihinduza cyane.
Vestine arangije aramunanira ndetse arangije ngo anamwandikira ibaruwa imusezera asezera MIE Empire nyine MIE Music arayisezera amubwira ko rwose atagikomeje kubana nawe mu bijyanye n'umuziki. Avuga ko rero we yisangiye umugabo. Abantu benshi barimo baravuga bati Vestine turanamushyigikiye ubundi se araguma mu by'umuziki azabigumamo bigende bite. Bavuga ko rero ngakwiye kuba yafata uriya mwanzuro n'ubundi ngakisangira umugabo bakibanira n'ubundi cyane cyane ko nyine bamaze gusezerana byararangiye. Abandi bakavuga bati ntabwo bapfa Emirene nashaka ngo agende arakare ngo bigende gute uko byagenda kose n'ubundi ntabwo wafata ngo manager wawe ngo umusimbuze umugabo wawe. Mfata umugabo wawe ubwo nyine biba byarangiye. Ati umugabo waramutse amutaye buriya hari ibirego byatangwa atari ko Sirene baramutse amutaka kumumanaginga byahatangwa ibihe birego byaba bimeze bite ntabwo nyine byaba bisobanutse. Baravuga bati rero niyubaha umugabo akomeze niba umugabo amukunda ndetse akaba ari n'ibyo amusaba yiyemeje kubyemera nta kibazo nakomeze abikore. Gusa Vestine wahangaha nta nicyo bimutwaye ahubwo biranamushimishije cyane. Ubwo rero muri ndahabi nta katagize ashyiramo imbaraga ariko birangira n'ubundi Vestine amunaniye byanyabyo kugira naho amakuru asakaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri ubu ngubu abantu bakaba barimo babavugaho. Ndetse nanone tugahita tunibukiranya hari akavideo kigeze gutrendinga muri iyi minsi. Ni akavideo ka kera ubwo higeze kuzamo ibintu byo gutandukana iri tsinda Vestine na Dorcas agatandukana na MIE Empire. Icyo gihe byarakomeye cyane ubwo Irene yavuze ati bari abana bafite ruti muri ADPR uburyo indirimbo mbama nabakoresheje ko bagaragara nk'aba-ADPR. Icyo gihe rero bari bagiye bajya mu masaro sinzi abantu bari babajyanye nyine barabashuka barangije bajya mu masaro baragenda bishyiraho ibintu nyine agasatsi barakanyereza. Icyo gihe muri ndahabira mubabaza aravuga ati abana mwabangije abana b'ADPR abana bakunda gusenga muri murafata mukabazanamo ibintu byo kuri iyi mihanda. Icyo gihe byaramubabaje cyane. Hanyuma rero biza kurangira nyine bigarukamo neza barongera baza kwiyunga bariyunga nyine Irene arongera nyine arabaforoma arongera abasigarura muri ya shusho nziza ya ADPR zitandukanye zongera kugenda zibatumira. Ariko kugeza kuri ubu ngubu nyine ubwo yamunaze kumunanira akaba nta katagize ntako atamwinginze nawe yemeye kuba yamurekura aravuga ati ubwo nyine nasanga umugabo iby'umuziki aba bishyize ku ruhande. Hanyuma rero muri iyi minsi nanone hakomeje kugenda hacicikana amakuru avuga ko uyu nguyu Vestine ndetse n'umugabo we Ouedraogo bari bafite gahunda yo kuzakora ubukwe mu kwezi kwa 7 ngo baba babyimuye bakabishyira mu kwezi kwa 12. Nibiri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda ubwo abantu bavuga bati rero ngo icyari gikenewe cyane nuko bajya mu murenge akaba amufashe hanyuma ibindi bakabikurikirana bitonze. Ku mbuga nkoranyambaga rero hakomeje gucicikana amwe mu makuru avuga ko ubukwe bw'aba ngaba Vestine ndetse na Idrissa Ouedraogo ngo buzabera muri Suède. Bikaba ariyo mpamvu rero biri no gutinza cyane, biri mu mpamvu nazo ziri gutuma ubukwe butinda. Baracyari kubitegura, baracyari gushaka uburyo bizagenda, baracyari gutegura nyine uburyo n'abantu bazava hano mu Rwanda bagiyeyo. N'abandi bazaza bavuye kwa Ouedraogo nabo baje mu bukwe. Niyo gahunda rero ngo ngubu iriho ikaba niyo mpamvu iri gutuma ubukwe bugenda buhindura amezi. Ubwo rero kuri ubu ngubu biravugwa ko uwitwa Vestine atakirimo guhuza na Irene muri ndahabi. Hanyuma nanone uyu nguyu Vestine akaba atakirimo guhuza na ADPR yasengagamo ndetse n'izindi ADPR nyine zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo akomeje kugenda agaragaraho nyine bitewe n'uburyo yahindutse. Hanyuma rero abantu bakaba bakomeje kwibaza bati se umugabo ni ngombwa ngo akujyana guhindura nyine atumuhinduka cyangwa n'ubundi nawe ubyifitemo nyine muri hari igihe uba wumva ko n'ubundi ko bizagenda kose nawe tuzakomeza kuba umeze gutyo ukumva ko bizahinduka kabisa nubwo waba uri umuririmbyi kaje nawe ukora iki ukumva ko n'ubundi hari igihe kizagera ibikurimo bikagaragara. Abandi bakibaza bati se uyu Dorcas usigaranye na Murindahabi biraza kuba bigenda bite? Ese araza kuririmba wenyine cyangwa baraza kumushakira undi mwana uzajya umufasha bakaririmbana? None se nanone bamushakira undi mwana uzajya umufasha bakavuga bati se bizagenda bite? Muri uko kumushakira undi mwana bizaza kugenda bite? Ni itsinda ryabo niridakundwa cyane nk'uko Vestine yakundwaga, kuko iyo urebye usanga Vestine ariwe muntu wakundwaga cyane muri iyi timu.
sinzi uwe amarangamutima yawe, ariko ngiye nkurikije uburyo Vestine nyine yakurikirwaga no ku mbuga nkoranyambaga ze n'ubu ngubu akurikirwa, usanga akubye cyane abantu bakurikira Dorcas, cyangwa se nanone wenda akaba ari impamvu yuko Dorcas yenda bakiri mu ishuri tuvuga tuti wenda nasoza nawe araza kuba akundwa n'abatari bakeya kuri iyi mihanda. Nta kundi rero reka tubitega amaso, ayo ni amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, imihanda ikomeje kugenda ibavugaho cyane. Gusa abangaba bo ubwabo nta kintu baratangaza mu itangazamakuru, kubera ko n'ubundi ibingibi ubundi ni ibintu byo kuba waza kwirirwa uvugaho cyane. Niba nabivugaho bazabivugaho gakeya, hanyuma bahite barekera aho ngaho nyine tubyakire uko biri. Ngayo nguko rero nibiba biri gucicikana kuri iyi mihanda, ubwo abantu rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko iri tsinda mu gusenyuka kwabo, kuririmba kwabo byagiye no kuba byagera ku musozo. Ni amakuru agenda acicikana kuri iyi mihanda, agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ariko se wowe ku giti cyawe urumva ko iri tsinda ubwo ryamaze gutandukana biraza kugenda bite? Ese nanone urumva Vestine ubundi hari amakosa afite kuba yasezeye muri MIE Empire, kandi n'ubundi nicyo gihe, kuko n'ubundi aritegura kuba umugore, ntago azakomeza kuririmba. Kaduhurire mu bindi biganiro.